Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, katwifurize gukomeza kugubwa neza. Nanone reka tubonera kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero, nyemera turebere hamwe izi breaking news. Ni inkuru iri kugarukwaho cyane, ni impanuka ikomeye cyane yo mu kinombe gicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu karere ka Rulindo. Benshi bakimara kumva iby'aya makuru bakaba bacitse igikuba, dore ko iyi nkuru yakomeje kugenda ivugwaho bigiye bitandukanye. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abitangaza, mu karere ka Rulindo umwe mu bacukuraga agasegereti mu gisimo kitemewe akaba yapfiriyemo. Ni umusore witwa Dufitumugisha Desire, bakaba bamusanze hafi y'iki gisimo cyahoze gicukurwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti yamaze gushiramo umwuka. Natwe tukimara kumenya iby'aya makuru tukaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo tumenye neza imvo n'imvano y'icyaba kishe uyu musore. Tukaba twanyarukiye mu kinyamakuru Kigali Today, akaba icyo tuje kuba twakuramo rero iyi nkuru tuje kuba twabagezaho muri kano kanya. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi ukagera ku musozi w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'urupfu rw'uyu musore hano muri kano karere ka Rulindo. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntunibagirwe gukanda ku nzogera nitujye dushyiraho amakuru notification ugiye uzibona uri mu bambere. Amakuru yacu ugiye yakurikirana gatanu kuri gatanu. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishimire ndetse n'ibibi nabyo ubinenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane, nkuko twagusezeranije kuzakugezaho update z'amakuru yose bavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu tuje kubona ngo twizo update y'iyi nkuru. Nkwaye ikaze. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane abatari bakeya mu karere ka Rulindo. Umwe mu bacukuraga agasegereti mu gisimo kitemewe akaba yasanzwemo yapfiriyemo. Ni umusore witwa Dufitumugisha Desire, bakaba bamusanze hafi y'igisimo cyahoze gicukurwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti. Bakaba rero bamusanzemo yamaze gushiramo umwuka. Amakuru y'urupfu rw'uwo musore w'imyaka 18 y'amavuko yamenyekanye ku wa mbere tariki ya 10 Kamena umwaka wa 2024 mu masaha ya saa 7:30 z'amanywa. Nyuma yaho abantu banyuze mu isambu iherereye mu mudugudu wa Marenge, akagari ka Kigarama icyo gisimo giherereyemo, bakasanga umurambo urambitse mu masaka ahinze hafi y'icyo gisimo. Akaba ari amakuru yemejwe na Arikade Kabayiza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masoro, aho yagize ati icyo kinombe cyahoze gicukurwamo amabuye ya gasegereti ariko kiza gufungwa ndetse ubwinjiriro bwacyo barabusiba kuko cyakoreshwaga mu buryo butemewe n'amategeko, kuko na nyiracyo yari yarigeze kubifungirwa bitewe n'uko cyacukurwamagamo aya mabuye y'agaciro ya gasegereti batabiherewe uburenganzira. Yakomeje agira ati uwo musore rero we nabo bari kumwe bakaba bitwikiriye ijoro baza gucukura muri icyo gisimo, dore ko babikoze mu buryo bwo kwiba cyangwa se mu buryo bw'ubujura,
ngo rero nibwo baje kugeramo imbere gaze iza kubafatiramo nk'uko uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Masoro yaje kubitangaza. ngo bakigera muri kino gisimu gaze yo mu bujyakuzimu bw'icyo gisimu ikaba yaje kubafatiramo rero ibakogota umwuka cyangwa se ibabuza guhumeka. abari kumwe na Dufitumugisha barebye basanga we yamaze gushiramo umwuka. birashoboka ko cyane rero ko baba barahise bareba uko bateruramo uyu murambo w'uyu musore bakawushyira hanze y'icyo gisimu. aribwo rero bahise batoroka kuko ubwo twahageraga nyuma yo guhuruzwa n'abaturage ariho twamusanze byarangiye yamaze gushiramo umwuka. akaba yakomeje agira ati kugeza ubu ngubu abantu bari kumwe n'uwo musore ntibaramenyekana ndetse n'umubare wabo nturamenyekana. aho yakomeje rero agira ati haracyashakishwa kugira ngo babe bamenyekana. Arikade Kabayiza asaba abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. akaba yagize ati ibyo bikorwa bigira ingaruka rwose abaturage bakwiye kubyirinda n'abakibirimo bakabicikaho. abenshi babyishoramo bazi neza ko uwo bitishe bimusigira ingaruka zikomeye z'umubiri nk'ubumuga. bakaba rero bakwiye kwitandukanya nabyo bakayoboka ibikorwa biciye mu mucyo kuko birahari kandi ku bwinshi. uyu mugitifu rero akaba yakomeje kugenda agira inama abaturage kwirinda kujya bajya muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko kuko bibasigira ingaruka zikomeye cyane cyane nk'ubumuga bw'umubiri nk'uwo ikinombe kigwiriye ugasanga ahakuye ubumuga budakira. yakomeje yungamo agira ati ubu turi muri gahunda yo gukorana na Rutongo Mining kugira ngo izaduhe inzobere zizajya zikorana bya hafi n'abaturage zikabakurikiranira hafi mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwemewe n'amategeko kuko aho yagiye ikorera hose mu myaka irenga 15 ishize mu bice by'inaha nta muntu urapfira mu kinombe. rero kubona umuntu ukiri mutoya gutya yishora muri ibyo bikorwa bimuviramo urupfu nyamara hari ibindi bifatika yakagiyemo biba bibabaje. abaturage bacu n'ibihangane tubizeza ko bitarenze ukwezi kwa Kanama uyu mwaka iyo gahunda tuzaba twayitangiye bakagira ahafatika bakorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. akarere ka Rulindo kazwiho kurangwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo ayo mu bwoko bwa gasegereti ndetse na Wolfram. ahazwi cyane ni mu mirenge ya Masoro, Ntarabana, Kinzuzi na Murambi, ariko rimwe na rimwe haba ubwo abaturage baca ubuyobozi muri humye bakayacukura mu buryo bunyuranije n'amategeko, ari naho bagenda bahuriramo n'ingaruka zikomeye cyane harimo urupfu ndetse no kuba byabasigira ubumuga budakira. nguko ngayo rero amakuru yarimo aragaruka hano muri kano karere ka Rulindo, natwe tukaba twari tuje kugira twizeho update z'aya makuru. niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5, inkuru zacu zijye zikugeraho 5 kuri 5. kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. ikindi ntiwibagirwe gukora like kujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinega kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.